Umuheto Live. Muraho inshuti bavandimwe, inshuti zacu, abanyamuryango bacu, dukomeje kubashimira ku rukundo ineza mutwereka ku bikorwa byacu tuba tubaha buri munsi. Akaza neza nanone ku Muheto Live, nk'uko twabasezeranyije ko tugiye tubaha ibintu byiza cyane bimeze neza, twatomoye twizeho, tumaze igihe tubitahura tunabyigaho cyane. Ubushize twabaye amatopu 10 y'amakorali, tubaha amatopu 10 y'abaririmbyi. Muribaza uyu munsi aya matopu tugiye kubaha cyangwa se niyo topu tugiye kubaha y'aha i Burundi cyangwa se cyane cyane hano i Bujumbura niho twibanda. Iyi topu 10 noneho iyo twarayitondeye, twari tumaze igihe tutabaha video nshasha. Izi ngizi twari tumaze kubamenyereza. Muraje mutubwire rero muri komantere, mutubwire aho twaba twavuze nabi cyangwa se twapanze nabi, muzamutubwire. Turabashimira. Utarakora subscribe mwene muyikore, mudushigikire nyine, muduteze imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muhaye ikaze, reka tubahe topu 10. Uyu munsi rero tukaba twabazaniye topu 10 y'abapiyanisite cyangwa se abacuranzi bacuranga igisirimba. Nibo twabazaniye, twabonye nabo bakenewe ko tumenya buri muntu aho ahagaze ubu nyine no gukora kwiwe cyane. Ariko mubitindaho ntabwo ari ukuzana ihangana cyangwa se mubwiranye mu bintu by'Imana, oya. Ari turi kubereka ko nyine umwanya bari nyine kugira ngo nukora akore cyane, uri inyuma wenda aho twashyize ku mwanya w'10 azogire umwete wo kuzaduha ibintu bishasha byiza. Ariko ntabwo ari ugupingana, bose turabemera. Abo tugiye kubaha rero uyu munsi tudatinze, reka tubabwire duhere ku mwanya w'10 tumanuka ku mwanya wa mbere. Tutabatindiye, umwanya w'10 rero turasanga umwana muto, umwana ufite imyaka mikeya cyane pe, niba anafite myinshi imyaka 15, aho namuhaye myinshi pe, ko sindamenya neza imyaka yiwe, ariko nayo sinzi ko arayigeze. Ariko ni umwana ucuranga neza, ni umwana ufite impano, umwana wabona ko afite intego. Umwana ubona ko acuranga atitaye kuki amafishe asigaye abaye menshi basigaye bamushyiraho. Uwo nta wundi ni umwana witwa ngo Paccy, afite na YouTube channel yitwa Paccy Films. Mugende mumuteze imbere, ni umwana ubizi, ni umwana wacuranga neza ugereranyije n'imyaka yiwe, hariho benshi arusha. Niyo mpamvu rero yisanze kuri uyu mwanya w'10 kuko arawubereye kandi yarawukoreye. Ntimugatangare mu minsi iri imbere azoba ageze ku mwanya wa mbere. Ni Paccy rero dusanga ku mwanya w'10. Twagiye rero ku mwanya w'9 turasanga umusore ubizi, umusore ucuranga neza, umusore uzi kuvuza akompanyema, akamenya baze, pad arayishoboye, mbese ni umusore ubizi cyane pe. Numutwara kuri sebeni nawe aragukoreraho. Gusa uyu munsi twibanze cyane ku basore bacu b'i Bujumbura bazi gucuranga igisirimba. Umwanya rero w'9 turasanga umusore bita Moise. Ndibaza ni Moise ukorera muri Gerisa. Umusore uzi gucuranga pe, arabizi, n'ikindi azi no kuririmba. Urumva ko n'ibintu byose ashoboye pe. Zose we yabyisanzemo abizi, arabikora neza. Cyane cyane aho gisirimba niho abenshi bamukundira, anashoboye. Kuririmba hose cyane. Ariko umwe ngo arabizi, umusore ubizi cyane pe, azi gucuranga. Niyo mpamvu rero yisanze kuri uyu mwanya ugira 9. Mugende mushigikire, nawe afite YouTube channel, niba ari Moise pianiste ndangwa ni kuko. Wenda tuzabaheza muri komantere amazina yabo bakoresha. Ni buri wese azi ku mwanya w'9. Umwanya w'8 rero ahandi tuhasanga turi umusore ubizi, umusore witonze cyane, ucishe make, utaza yivanga mu bintu byinshi cyane ngo arwanire piano iki n'iki, ubona arahangayitse. Ariko igihe bamuhaye piano ubona ko ayibyaza umusaruro, umwanya afite arawukoresha.
uwo nta wundi piyaniste Mandela. Mandela umusore muto cyane ubizi, umaze gukorera amateka menshi hano i Bujumbura, umaze kujya ku mafishe menshi, niyo mpamvu rero yaje kwisanga kuri uyu mwanya kuko arawubereye, arawukorera cyane pe, turamwemera cyane turanamukunda na kuraje cyane kuri bose. Umwanya w'umunani rero niwe wawisanzemo. Umwanya rero wa karindwi nta wundi turi basange, umusore muto witonze, umusore ubizi, umusore w'imfura cyane pe, n'abari mu bantu dusanga ahantu hose, ni umuntu utagwanira piyano, aba yiturije, ariko ibikorwa gukorera rero iyo bamuhaye umwanya, niyo mpamvu rero usanga umwanya wa karindwi nta wundi, ni umusore wacu bita Ndabunguye. Ndabunguye ni umusore ubizi, umusore uzamutse cyane vuba cyane mu minsi mikeya, umaze gufata igisagara cyose agishyira hasi kubera umuziki wiwe. Ni umusore uzi gucuranga, afite injyana yiwe akoresha, urubyiruko rwose rukava hasi, arabizi, turamukunda cyane kandi na kuraje akomerezaho, turanamwubaha. Rero yisanze umwanya wa karindwi kubera niho nyine umukwiriye, ariko nta kabuza no mu minsi imbere umusanga ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa gatandatu rero turahasanga umucuranzi bita ku izina rya Maccara, acuranga neza, acuranga za pade, baze, kompanyi bose arabizi, umusore ubizi cyane, niyo mpamvu yisanze kuri uyu mwanya wa gatandatu, arawubereye kandi arawukorera, kuraje cyane, turanamwubaha kandi turamukunda, agenda akomeza aduha ibintu bizima bishasha bigezweho, ko turamwemera cyane, agira kuraje kandi bazagira YouTube channel bose barazigira, nawe yitwa niba ari Dr Maccara ndanganuko, ariko wenda turaza kubashakira amazina yabo tubashyire muri commentaire, ariko kwize mugende mubateze imbere, mubashigikire kuko natwe muduteze imbere. Ku mwanya wa gatanu rero ntaho turi wasange umusore ubizi, umusore aherutse no gushaka, ariko wumva ko wenda kurusha mu rugero rw'abagabo n'umupapa, arabizi cyane, azi gucuranga, afite na YouTube channel yiwe yitwa Mugisha Pianiste, muteze imbere, mushigikire, umuntu mwiza pe, umusore w'imfura cyane, azi aririmba, aracuranga, byose arabishoboye, niyo mpamvu yisanze kuri uyu mwanya kuko arawubereye cyane, kandi na kuraje, turamwubaha cyane, agenda akomeza umva rero Mugisha umugabo cyane, teza imbere twese kuko yize, niyo mpamvu rero yisanze kuri uyu mwanya. Twagiye rero tudateze ku mwanya ugira kane, ni umwanya dusanga umusore umusore mwese muzi, arasiga ifirimbi yiwe, ni umuyumbe, arasirimba, ahubwo akunda gusirimba cyane kurusha gucuranga, akunda ko nabo bamucurangira, nta wundi ugendana ifirimbi, ari gucuranga akoresha ifirimbi, aza yataka birenze mu ndirimbo, mu bisirimbi hose aba ariyo, nta wundi, uwo ni umucuranzi bita Sabuni wa Yesu, Sabuni wa Yesu kabisa, niyo dusanga ku mwanya wa kane, umwanya wiwe kweri arawukorera neza, kandi ntabwo ari uguhangana pe, ntabwo ari uguhangana, ahubwo ngo bisanzure uko tubafata, ariko we nyine bagenda babihindure, ujye uri inyuma agenda aduha ibintu bishasha, ujye uri imbere nawe twashize imbere, kubera ko aduha ibintu byiza, agende noneho yongere, narangara abandi bazamucaho, niyo mpamvu rero tuba dukora ibi ngibi, gusa nyine twinezeze, nyine tunabatera intege cyane, bakomeze bakore cyane. Sabuni rero niyo dusanga kuri uyu mwanya ugira kane, nagaragaza YouTube channel yonyine yitwa Sabuni wa Yesu, ndibaza ni uko nguko, mugende niba atari
Isabuni mukunga ndango ariko n'isabuni wa Yesu mwembi nawe umushigikire. Ni umusore ushimishije cyane, turamwubaha. Umwanya wa gatatu rero turasanga umupapa, se w'abana, ariko ukituvugiriza umuziki mwiza, ukiduha igisirimba gitomoye neza, kimeze neza, kitarimo akavuyo k'abajene. Arekera abana ariko kubera ko akundwa nyine n'ibikorwa byiwe yakoze kuva kera n'ubu aracabikora. Iyo bamuhaye nyine adukorera umuti cyane pe, aradufasha, azamura amateraniro. Uwo nta wundi niwe bita piyaniste Ndanyuzwe cyangwa se papa, ntibagize izina ry'umwana we ariko arabizi pe, arabizi. Ni umupapa wabitangiye kera n'ubu aracabikora. Arekera abana ariko kubera gukundwa baramuhamagara akaza akamushyira ku mafishi akaduha umuziki mwiza pe. Mugende nawe murebe ibisimba bye yagiye acuranga hirya no hino mu bitaramo ahantu henshi. Asenga mu ikanisa rya Agape ryo mu ijabo. Ni umupapa mwiza cyane, n'imfura ntiyita ngo piyano iki n'iki, aracuranga akaba umuziki pe. Rero turamwubaha cyane, turacyanamwubaha, tuzahora tumwubaha kubera ko ni umuntu w'umugabo cyane, yahereye kuva kera gushyika n'ubu aracaduha ibintu byiza. Iyo rero bisanzwe ku mwanya kubwira twagiye rero, gusa muribaza ko umwanya wa kabiri cyangwa se imyanya ibiri isigaye ninde nande twasanga. Hari abacuranzi benshi bakibura ariko twahisemo kubaha top 10. Ubwo rero muri aba babiri babura mwenyine mugiye kutubwira abagize abafashe uwo mwanya, bityo rero tutabatindiye, ariko byiza ni uko mwamura muri komantere mukatubwira ati ahangaha wabyishe cyangwa se iri ni ikosa wakoze, nuko nje tuba dukeneye mutubwire aho twohindura, mutubwire twobazanira, nta kindi ni nko kuduteza imbere kose. Video zacu mukazisharinga kure, mukaziha abandi, ko muko nyine muba muduteza imbere mu buryo cyangwa ubundi, kubera ko turabakunda cyane kandi reka twizereramo. Tutabafite tuba turi gukora nta naho tuba tugeze. Ibi byose ni mutubikesha rero, mwene mutere imbere, ndacitse intege, tuzaba ibintu byiza kandi byinshi. Umwanya rero wa kabiri aho turi buhasange umusore bita Faustin, piyaniste Faustin. Umusore wazamutse vuba, ukoze ibintu byinshi, yurira indege, aje mu bihugu bitandukanye, amafishi ni menshi. N'ubu nyine aho tuvugana ntaraha mu Burundi, ahubwo nivuga gukora umuziki ucishe make, acuranga piyano yitonze, mu ijosi k'abandi bose utavuze. Umusore ucuranga akazamura amateraniro aritonze, amasebe narayazi, amakompanyi narayazi, indirimbo zitonze, amapate noneho niwe mwami wayo, niwe mwami w'amapate. Ubundi bazabavuga ni Faustin, bazavuga ko uriya mupapa arabizi. Turamukunda aho aherereye hose, nabona iyi video ayisangiza abandi kumuteza imbere, kuko ni imwe mbaraga zacu, nibo batuma dukora kandi nabo nibo batuma tubakunda kubera ibikorwa byabo. Nabo rero bityo aho baherereye turabasuhuje, bakomeza guteza imbere muri byose. Niyo mpamvu rero Faustin yisanze kuri uyu mwanya ko arawubereye, arawukwiriye, yarawukoreye igihe kinini. Umwanya wa kabiri ni uwiwe. Umusore ubizi kandi turamukunda, naje kandi ndamukunda kuko acuranga neza, ni imfura cyane, aritonze. Turamwubaha kandi arakuraje cyane, akomeza aduha ibintu byiza kandi Imana ikomeze ibagire neza bose, abo twavuze n'abo tutaravuga. Turabakunda, dutewe ishema namwe no kuba muri abanyabujumbura byonyine. Nuko uwa mbere nushaka numureka mwenyine mukamwivugira, cyangwa none tumureke muje muri komantere mwenyine muvuge, kuko n'ubundi abanga kumuvuga muramuzi ariko arabamuzi. Wenda boshiramo uyu nguyu bakaba bati uyu nguyu wawushizemo si uhabereye, wagize nabi, mushiremo uyu.
cyangwa se ufite karasema yawe ugakarasa uko ushaka uvuga ati ni uku bimeze aba top 10 n'ibintu nk'ibyo. Ariko nje uko mbibona kandi binari ukuri ni uku rero, twamye tubabwira guhera ku mwanya w'icumi ugashika kuri mwanya wa kabiri, niko bimeze ni nako bimeze. Sinzi ko wenda n'undi wanyomoza yoshira muri commentaire avuga ati ni uku nguku, ariko nje ko nabibonye maze igihe mbireba nita ku bikorwa byabo nuko. Ubwo rero umwanya wa mbere nta wundi tuhasanga ni umusore ucuranga neza, umusore ubyina injyana ziwe zitandukanye n'iz'abandi, agira amapade yiwe, wenda nubwo bazasangiramo amapade ariko nawe agira ayo aza menshi agakundwa, agira amaritime atandukanye n'iz'abandi, azi gucuranga amasederi ngaho tuvuge, izitonze arazizi, ariko icyo twibanze cyane umunsi ku bacuranzi b'isirimba. Umusore nta wundi ni umusore bita Moses. Moses ni umusore wakoze hit kuva kera, akoze amateka kuva ihinga rya mbere acuranga i Bujumbura, abantu bose bamwishyiramo kera baramukunda bitagoranye, cyangwa se bitamusabye imbaraga nyinshi ngo aduhe ibintu byinshi, kuko ibikorwa yaduhaye byonyine nubaka iduha nizo mubwira wa mbere hano i Bujumbura. Mbese sinzi ko ari Bujumbura gusa, reka tugarukire i Bujumbura maze tuzasohoka n'i Bujumbura bukeya tubabwire. Ariko Moses ni umusore jemake w'imfura cyane, utagirana ikibazo n'abantu, n'ubu niyo tuvugana ataraha i Bujumbura nawe ari mu ivugabutumwa ry'umuziki cyangwa se ry'igisirimba. Ni umusore uzi gucuranga akaba anazi no kuririmba, ahubwo yani bagera ko bibabwiye azi no kuririmba, nawe nyine afite YouTube channel yiwe Pianiste Moses. Rero muteze imbere, azadukorera ibitaramo byiza, indirimbo nziza yasohoye, numva ni imfura cyane pe, akora ibintu byinshi byiza, uze mubwire umwanya, bimushyira mu mwanya wa mbere mbese. Turamukunda turamwubaha, kandi mukomeze muteze imbere n'abandi bose twavuze ati YouTube channel yabo, naje ubwaje muteze imbere mushyigikire, ukareba video ukayisoza kuba ushitse honyine kuri uyu mwanya wa mbere twavuze, yari impamvu bamuteza imbere, uvuga ngo ibyo nateguye. Niba wabishimye ukampa ka like cyangwa muri commentaire, hanyuma ukanayisangiza n'abandi, ukayishyira mu magroupe, ugashyira no kuri stati link yindi cyangwa se video yacu twakoze. Mugize neza kandi turabakunda, turanabibashimira ibyo mwakoze byose, duhema kubashimira, mwataha agaciro kuri twe, buriya byose dukora ni mutuba tubikorera, namwe mudukorera bibavuye ku mutima. Rero mukomeze mugire neza, mudushoboze muri byose, mudutere imbaraga, kuko ni mwe mutuma dukora cyane. Turabakunda, tunabasabira ibyiza gusa, Imana ikomeze yivange mu byanyu. Naho ubutaha mu zindi top zikurikira, Imana ikomeze ibarinde.